umunsi wa mbere nagiye mu rusengero ndi muhanuza arihanukira nari nshonje inzara abana banjye bamaze iminsi 3 batarya arambwira ngo ntuzasazira mu Rwanda ngo kandi ubukwe bwawe butashywe n'abanyamahanga ku itariki 7 pasiporo arayita atinya kubimbwira ariko bigezeho ati pasiporo nayitaye ati sheri sinzi ukuntu nzaza nariko sha nimba Imana ariyo yavuze uzaza nimba atariyo yavuze ubwo birapfuye nyine ati ngewe rero ntabwo nzaza kandi nzongera kuboneka mu kwezi kwa 3 ariko rwose nihagararaho ariko numva ndapfuye hari ibyo twari twaragiye dukuramo tuti ibingibi ntituzabikora biragoye ariko Imana yo mu ijuru itagibura kugenza byose byarakozwe twari twaravuze ngo ntituzasaba nta gusaba no gukwa birimo ibyo tuzabireka tujye mu murenge tujye no mu rusengero gusa ariko byose byabaye dote biraba no mu murenge n'urusengero. Ngatubwira amazina 3 vuba na vuba uzajya wita umugore wawe. Irya mbere arenga 60. Naduheho nk'5 naduhaye 60 atubwire 5. Irya mbere ni Marayika. Irya gatatu ni Mugufi asumba barebare. Uravuga igasohoza ibyo yavuze byose bibesha Imana n'inyakuri we. Reka tubasuhuze inshuti mukurikiranye Impanuro TV dukomeje kwifuriza ibihe byiza aho muri mu bice bigiye bitandukanye by'igihugu cyacu abari iburasirazuba n'iburengerazuba abari mu majyepfo abari mu majyaruguru abari mu mujyi wa Kigali ndabizi neza ko hari n'abandi benshi cyane badukurikiye bari hakurya y'imbibi z'u Rwanda mwese reka tubifurize kugira amahoro y'Imana ariko kandi mboneyeho no kwihanganisha abatameze neza ku bibazo bigiye bitandukanye umuntu ahura nabyo mu buzima bwa buri munsi abagize ibyago ababuza babo reka tubabwire bakomere ndetse bihangane niko bigenda mu isi turimo tuba dufasha igihe mu ntambara ariko turashimira Imana ko igenda ibana natwe uko bukeye uko bwishe muri kumwe na Nizimana Daniel turi mu mujyi wa Kigali ku Gisozi turi kumwe na mushiki wacu mureba hano kuri kamera arafite ubuhamya butandukanye ngira ngo abadukurikirana so bwa mbere mubashije kumubona twagiye tujyana ibiganiro bigiye bitandukanye ndetse uyu munsi afite amashimwe y'ibitangaza Imana yerutse kumukorera ikamwubakira urugo rw'umugisha rero yifuje gushima Imana ndetse no kudusangiza kuri ubwo buhamya bw'ibintu Imana yagiye igenda imukorera reka tubasabe kugira ngo mubane natwe uramutse ufite ibitekerezo amakuru inyunganizi ubuhamya se umva wadusangiza wakurikirana kino kiganiro kumera yacyo turavuga nimero zacu ku buryo ukeneye kutuvugisha waduhamagara ukatuvugisha murakoze cyane rero Imana iduhana umugisha tugiye kumwakira atangira tubwira amazina ye kugira ngo abantu badukurikiranye babashe kumenya uwo tugiye kuganira uwo ari we murakoze cyane mama turabasuje mu izina rya Yesu Murakoze cyane Imana ibahe umugisha yego muratangira mutubwira amazina yanyu nitwa Muhawe n'Imana Mariamu kuri kamera nzi ku izina rya Mama Jamila turasanganywe yego tugiye gusenga Imana no gusenga kugira ngo Imana ize kudushyigikira bize kugenda neza yego Data wa twese mwiza uri mu ijuru tuyaharengeye turagushimye tuje imbere y'amaso yawe twongera kugushima ku byiza wakoze ntago uri umwana w'umuntu ngo ubeshye ndetse ntiwisubira Uwiteka Nyiringabo ibyo wavuze urabisohoza izina ryawe rishimwe ndi imbere y'amaso yawe uyu mwanya nongeye gusengera abarwayi b'imitima nongeye gusengera abarwayi b'igifu mu izina rya Yesu impyiko indwara zitandukanye
bitandukanye mu buzima bw'abantu. Uwiteka zamuroyide ndetse n'ibindi, ndakwinginze ngo wongere ubasange ubakize. Uri Imana ishoboye byose, ufite farumasi itarumba. Uwiteka Nyiringabo itavangiye imiti yawe n'umwimerere, wongere usange abantu bose ubavurira ubuntu, abari mu bitaro bitandukanye bakize. Uri Imana yumva gusenga. Uyu mwanya rero tugiye kuvuga ikiganiro cy'ibyiza byabaye ndetse n'ibibi byabaye. Uwiteka Nyiringabo ubishimirwe, uturinde kandi utuyobore, ni mu izina rya Yesu, amen. Amen. Imana ishimwe. Tunejejwe rero n'Imana, turishimye kongera guhura namwe tugirana ikiganiro, kandi ntekereza ko hari ibidasanzwe Imana yakoze, ngira ngo byaba ari ukuri. Yego, ni ukuri. Baratubwira rero ko bimeze, ndetse duherukana igitangaza kidasanzwe giherutse kuba mu minsi yashize. Imana ikubakira urugo, duheruka bitari byaba. Uyu munsi ntekereza ko ufite umunezero udasanzwe, kugira ngo bitugaragarize. Mfite umunezero mwinshi udasanzwe. Imana yambwiraga ubukwe nkabipinga, nari umuyisilamu mbipinga, ariko njya gusenga Imana ikanganiriza byinshi. Imana yankunze kurusha abandi hari, ikajya imbwira ubukwe, ikambwira ko nzakora ubukwe n'umuntu w'umunyamahanga, ikambwira ko ntazazazira mu Rwanda, ikambwira ko umugabo nari mfite atari uwanjye rwose, nubwo twabyarana imbyaro 10 si uwanjye. Ngataha mbipinze nanabatuka abahanuzi. Isezerano ndaripinga ndimaranye imyaka 10, ariko Imana yakoze ibikomeye, ndayishima. Nyishimiye imbere ya kamera n'abantu bose, ndayishima mu kuri ko kwishima. Ni ukuri Imana ni igitangaza. Nari mu rugo rwanjye nkajya njya gusenga kubw'ibibazo nahuraga nabyo. Umugabo yanteye icyuma, umugabo yashatse kuntwikira mu nzu, umugabo yanzaniragaho abagore ati byuka abandi baryame, abagore bakabyara bakanzanira abana. Ibyo byose byari ibikomere byatumye niha Imana cyane, nkajya njya kuyisenga. Turi abasilamu, nayisenga ikansezeranya ibintu byinshi, kambwira ko umugabo turi kumwe atari uwanjye, ariko naramukundaga cyane birenze igipimo. Ku kiganiro cyashize ku kuyobokamana navuze yuko nta wundi mugabo nakunda nka we, kuko numvaga bikabije. Nari mfite urukundo rwinshi ariko watarugira, arampemukira cyane bihagije. Igihe kiragera nkajya njya gusenga, Imana ikama amasezerano nkayapinga, kuko sinumvaga nabyemera kongera gushaka. Ariko isezerano ry'Imana yavuze burya ntirihera. Nagira ngo mbwire na buri wese ufite isezerano ry'Imana ko arikomeraho cyane kandi ntarivangire, kuko iyo rivangiye rirapfa. Iyo rimaze gupfa rero wibwira ko Imana atari yo yavuze, wibaza impamvu Imana ivuga ntisohoze. Ariko burya isezerano iyo yari guhaye urarisengera ugashikama. Ngewe narabipinze cyane, byaje kugera ubwo natandukanye n'umugabo rero nkiri muri rya sezerano, kuko isezerano narihawe umwana mfite narihereweho afite imyaka 10. Turatandukana. Tumaze gutandukana rero naragiye nguma ntitaye kuri rya sezerano. Nari nkiri umusilamu, twari dufite umwana warwaye cyane umeze nabi ubyimbye indigeze aha. Twarasengeshereje byaranze, twaravuje byaranze. Mu ijoro ryo mu gicuku numva ijwi riramanutse rirambwira ngo nguhaye impano yo gusengera abarwayi uhereye ku mwana wawe. Nkangukira hejuru ndavuga ngo Mana, abahanuzi bose barananiwe, abasenga barananiwe. Ntabwo nibazaga ko umuntu ahabwa impano yo gusengera umurwayi adafitiye ubuhanuzi, kuko nabonaga abasenga ari abahanura. Kwabo bose bananiwe, uyu mwana nzamushoboza iki wa Mana we? Ariko sinabitindaho, ndavuga ntumpe ikimenyetso cyerekana ko namusengera agakira. Yaje gufatwa, yafatwaga n'ibintu twicaranye nka gutyo, ukabona aragagaye, arasambye ararembuye, ijisho ry'umutwe riraje. Agiye muri koma, akamara icyumweru ari muri koma. Igihe azavira muri koma akaba yibagiwe abantu bose, ibyo mu ishuri byarasibamye. Ariko uwo mwanya nasabye ikimenyetso cy'uko yakira. Imana yahoraga imbwira ngo yambaye indi sura itariye. Yaje gufatwa ndi kumwe n'abamama 2 b'abarokore. Abamama bagira ubwoba no gusenga birabananira, wumve ko ari ikimenyetso. Ndavuga nti ndasenga gute aba bantu baraha ko ndi umusilamu? Ariko imbaraga sinzi uko zaje, ndamuterura ndamusengera, mbona bizi ibyuya byinshi, mbona ahinze ikiriro cyinshi, abizi ibyuya nk'imvura imunyagiye. Arazuka. Cya cyumweru yamaraga ntiyakimaze, uwo mwanya yahise azuka. Ndamubaza ntaba ni bandara bansobanurira. Numva ko icyo kimenyetso Imana yampaye ari icyo, basi nshima Imana.
nahise mvuga ngo Mana impano mpaye ngewe ndumva ashaka kuyikomereza mu basilamu, sinshaka guhindura idini yanjye. Nari umuyobozi mu basilamu, numva bidashoboka ko nshobora kuzajya imbere y'abantu ngo mvuge. Byaje kurangira Imana itankundiye, ari mu gicuku ijwi ryaraje rirampamagara mu izina cyane riranguruye, nditaba ariko sinaguma mu bitotsi, ndakanguka nzenguruka inzu mbura umpamagaye, ngaruka kuryama. Ijwi rirongera rirambwira ngo utemeye ko Yesu ari umwami n'umukiza, ibyawe biracyafunze. Nari ndi mu nzara mbi cyane kakaya, bameruka kuri kamera nari mfite nk'ibiro 54 ubu ko ngana murabibona. Imana yakoze ibikomeye. Byarangiye rero imbwiye ngo utemeye ko Yesu ari umwami n'umukiza, ibyawe birafunze. Ndabinegirije ndicecekera, buracya mbibwira abantu uko byangendekeye. Nza kurambura muri Bibiliya, mpita mpingukira ku uwo murongo n'ubundi. Bibiliya y'abarokore. Yego, narayigiraga ndayirambura, mbona uwo murongo niwo mise mpingukiraho ngo utemera ko umwami ko Yesu ari umwami n'umukiza, ibyawe birafunze nk'uko nabirose mu ijoro. Ahise mvuga ariko Mana uranshaka wiki koko? Nakubwiye ko ntashaka undi mugabo, nkubwira ko nshaka kwirerera abana. Kubera iki? Nkubwira ko nshaka kumpa impano zose, ariko ndi umuyisilamu, nibura n'abayisilamu bakajya bemera ko Imana itanga impano koko. Ariko yaranze imbuza amahoro bakanjya mu rusengero. Umunsi wa mbere nagiye mu rusengero, ndi muhanuza arihanukira, nari nshonje inzara, abana banjye bamaze iminsi 3 batarya. Arambwira ngo ntuzasazira mu Rwanda, ngo kandi ubukwe bwawe butashywe n'abanyamahanga. Narize amarira menshi, ntekereje inzara mfite, ndavuga kuki ateretswe ko nshonje, akajya kwerekwa ko nzajya mu mahanga ntagira n'umuntu nsangayo. Ndarira amarira menshi mu rusengero. Umumama umwe yaribajije, arahaguruka araza mfumbatiza 1000. Ibibazo byari bitumye ndira n'inzara nari nsize mu rugo. Amfumbatije 1000, ndavuga ku mutima nti niba nawe ni wewe weretswe, hubwo abandi barabeshya. Iyo umuntu ashonje nta kintu yumva. Akimara kubimbwira naratashye, nkomeza njya gusenga. Noneho mbaye umukristo, bitambaro ndabijugunye. Haciye igihe gitoya korona birateye. Aho niho naboneye Imana koko. Ko mu bushonje bwanjye nibazaga byinshi, nari ntuye ahantu nteganye n'akabari kari hakurya yanjye, abasinzi bakabyina, indaya zigaceza, nkavuga ariko abasinzi urabemerera bakarya, indaya ukazemerera zikarya, ngewe wifashe nkapfana n'abana 8 n'uwa 9 w'umugabo wanjye n'imfubyi ugeretseho nyuma. Mana uratuma abana banjye babicwa n'inzara, nanjye ngiye kuba indaya basi ndebe ko abana banjye babaho. Ariko Imana iyo yagufashe iragukomeza, nta kintu na kimwe watekereza gukora kiba ari Imana muri kumwe, kereka ari daimoni. Naricaye ndatekereza, korona barakinze, ntacyo kurya dufite, korona barakinze, inzara iratumaze n'abana banjye, mfite abana 8 n'uwa 9 w'umugabo n'imfubyi 2 zigeretseho Imana yampaye nyuma. Turakinga nyine tujya mu nzu, njya kumva numva umuntu aramamagaye ati wanyu bakinze, mbese mumerewe gute? Ubuzima ntibworoshye. Hama 60 njya guhaha. Igihe nicaye mu nzu numva Imana, nari ndi gusenga iminsi 3. Umuntu yashonje asenga n'ayagahato. Iminsi 3 narayisenze, irangiye umugabo aramamagara wo mu Bubiligi, arambwira ati ndashaka kumbera umugore. Mubaza imyaka, ngewe ntago numvaga nifuza gushaka abana b'impinja nk'uko abantu bubu mbona babikora. Umubyeyi agashaka umugabo, umwana muto cyane, ejo akatangira kumuca inyuma, ugasanga ari mu marira. Numvaga ibyo bintu atari byo nshaka. Ndamubaza ufite imyaka ingahe? Ati mfite 50. Numva ni byiza, ntundusha imyaka myinshi, nibyo byiza. Ndamukunda nyine. Haciyeho iminsi itari mike, yarambwira ngo arashaka ko nambara ubusa, ngo nkifotora nkamuhereza. Ndavuga ati rero Mana, ntago burya ari we wavuze, uyu mugabo ntago ari we nakunda, aragatsindwa. Mfata amasengesho y'iminsi 3, mbwira Imana n'umugabo wambwiye nimba ari uriya simwemeye, ibyiza nuko wahindura umugabo wanjye akaba ari we dusubirana. Aho kugira ngo abari wihindura, ahubwo yaje kuza mu kintu cy'umwijima cy'isurukara, azatera intambwe ansanga ameze nk'ikintu cy'amakara cyashiririye.
angeze imbere aranansoma nshigukira hejuru ndavuga nti ibi ni ibiki. Umwanya mutira Imana irambwira ngo umugabo ushaka kubana nawe si uwawe, umwijima ntubana n'umucyo. Nikomereje amasengesho ndayibwira rero noneho niba ari uko bimeze ngiyewe ndashaka umugabo uturutse kuri wowe, umugabo utazandiza, umugabo utazantera agahinda, kandi mwisi ufite abagabo benshi ndibaza utaranteguriye abagabo b'ibigoryi. Umunsi narangije amasengesho message telefone yarahamagaye ndayifata ndavuga yewe nitabye aba bantu bari kumamagara banza noneho arabikuzimu. Kumbe mbivuga namufashe arambwira ati sindi uwikuzimu ntega amatwi. Ndamwitaba ati se muri kurya iki? Ni ntacyo, baradukingiranye turi mu nzu. Ati mfite amafaranga make 40,000 ngiye kuyaguhugura agasukari. Ni yego. Ati ubuhamya bwawe bwatumye numva nongeye kubabarira. Ati watanze ubuhamya numva sinzi ukuntu wari uteye kugira ngo ukore ibintu nka biriya, ubabarira umugabo inshuro zingana kuri. Ati nanjye byatumye mbabarira natandukanye n'umugore, ariko namubabariye gusa sinifuza kubana nawe, tumaze imyaka 13 ntago tuzasubirana, ariko namubabariye. None se mu myaka 13 nturashaka? Ati hoya, ati nta wundi mugore nkeneye gushaka. Ati nta nuwo niyumvira no murundi. Ni sawa n'ukuri Imana igushyigikire nimba utajya mu burara nk'ubwo abandi bagabo b'iki gihe, uri umugabo mwiza uzakomeze kwisengera, Imana niyo izaguhitiramo. Ati nta mugabo rero niyumvira, turarekana turaryamye burakeye arongera aramamagara. Ati rero nakubwiye ngo nta mugore niyumvira, ariko ifoto yawe yandaye mu maso. Narebye kuri YouTube abagore benshi batandukanye, ariko wowe ifoto yawe yanze kumva mu maso, ndashaka kumbera umugore. Ndaceceka mbyibazaho. Arambwira ati ndashaka kumbera umugore kandi ugasenga Imana ukayibaza niba ari ngiye yakubwiye. Ati kuko waravuze ngo nta mugabo uzakunda nk'uwawe, mbikubwiye ntirengagije ko ibyo wabivuze, ariko basunyemerera unkunde. Ntiburetse ndagusubiza. Mbibwira abana banjye bose bamwiyumvamo baramukunda cyane, ariko nge nkumva sinshaka gushaka. Yaje kumenya ko namubwiye ngo ndamukunda bidahari, abana aribo bamukunze mbere araseka ati burya wari uri kundyarya, ariko n'ukuri ntabyo niyumviraga. Naramwemereye nti nta kibazo ndakubera umugore, ariko tumara imyaka 2 dukundana, kuko mu rukundo narahubutse kandi ndakunda bikabije, ubu ntago nasubira. Ati nushaka kumita atari kunyemerere. Namwemereye urukundo rero tugumana mu myaka 2 yose dusuzumana, buri wese azundi. Ubu Imana yakoze ibikomeye ejo bundi kuri 27 nkorera ubukwe, ntiyumvishaga ko bwaba habayemo ibigeragezo byinshi, banteza ibintu byinshi bitandukanye, ariko mbicamo neza. Imana irakora ubukwe ndayishima, mukuri ko kwishima. Hari abantu benshi Imana yahaye amasezerano bibaza bitotomba bati si Imana yavuze, ariko n'ukuri Imana iravuga kandi gasohoza. Nge narumiwe ntereswe n'umunyamahanga, nk'uko Imana yavuga ngo impaye umunyamahanga kandi nzasazira mu mahanga, mbipinga mbiseka. Naje gusanga Imana itabeshya, ari Imana nyakuri mwavuganye ntibeshya, kandi ukirinda guhubuka, kuko umuntu wampanuriye ibyo byose, ibintu byose yampanuriye byatambutse. Ari uko umugabo azantera icyuma, ari uko azantwikira mu nzu, ariko nkihangana ngaceceka, ari uko azanyiba imyenda akajya yijyana bakandoga, ibyo byose byarabaye. Ikintu cyantunguye nuko byamaze kuba kambwira ngo tubane. Ndamubaza nti tubane mu buhe buryo? Yarambwengaje mu rugo iwanjye hari ninjoro. Ndamubaza nti ko bwije urataha gute? Ngo hoya ngo ngenje kubwira abana yuko uri umugore wanjye. Ni hanyuma nyuma yo kubabwira ko ndi umugore wawe urataha gute ko bwije? Ngo none se ko bari bamaze kumva ko uri umugore wanjye ngo turararana. Naramubwiye ntumva Imana yaguciyemo ivuga ko inkora y'ubukwe nyambitse ikanzu, none guciyemo ivuga ubusambanyi. Iyo ntago ari Imana yavuze. Yahise agira ubwoba aranantinya, arandeka ntiyongeye kumpamagara. Gusa uyu mwanya yiba yampamagaraga namushimira ko yavuze ibintu Imana yamutumye koko, nubwo yirwaniriye akaza mu by'umubiri, ariko nge suko nari inteye. Ntabwo nari umugore nshaka kongera kwishingira. Urugo nk'urwo nta nubwo rumara 2. Sinzi burya ngo n'abadayimoni barahanura kandi bigasohora. Nimba ari ukwirwanirira yagize, nimba ari abadayimoni bari bamurimo simbizi, ariko byatumye nshika intege z'abahanuzi ndetse numva ndanabanze.
ariko kubera ko ibyo yahanuraga Imana nayo yabinshishagamo nkabyumva, byatumye numva ko ari Imana yavuze, kandi isezerano rimaze imyaka 10 uko biri kose nta guhubuka kuba kurimo. Nari mpagaze aha nshima Imana cyane kandi mpumuriza abantu Imana yabwiye ko ibyo yababwiye izabisohoza. Wenda utararengaho muri iyo myaka 10 utegereje isezerano, ni biki bidasanzwe wahuriyemo nabyo kurindira isezerano? Ntekereza ko ari ikintu kiba kitoroshye. Ntabwo byoroshye. Mu isezerano nakubwiye ko nari nkibana n'umugabo, ibyo byose nabibwirwaga. Ibintu nahuriyemo nabyo bitoroshye. Umugabo yaroze ibiryo mu isorori ku meza, twabyukaga tujya ku kazi, ati umugore byanga bikunda ari bubirye. Araryama bigeze nka 8 z'ijoro, aribaza ati abana banjye nibo bari bubirye. Arabyuka ajya kubimena ngo bataza kubirya mbere. Urumva n'Imana yabikoze. Ikindi kintu gikomeye cyane nahuriyemo nacyo, ntwite inda y'amezi 7 ariyo y'uwo mwana wapfaga akazuka. Ntwite inda y'amezi 7, yari afite inda yabana nayo. Arayibwira ati tuzakora ubukwe, mfite amafaranga. Yari ahari koko, twari twaragize societe dufatanyije, iduha amafaranga 3 miliyoni. Twatangaga 5 ku munsi. Ndamuhamagara nti ya mafaranga bayaduhaye. Ahita abwira mugenzi we ati kiriya gicucu ngiye kugisigana n'urubyaro rwacyo, kihaye kubyara abana benshi, kizagende kirindagire ngiye gukora ubukwe na runaka. Mugenzi we ntiyihanganye kubera yari azi ubuzima mbayemo bwo kwihangana cyane. Ndamurerera umwana, nkarera n'abandi yambyaje ku ruhande. Atuye umugabo ateye ate ko aroze, ariruka cyane, araza aramburira ati amafaranga ufite nimba utagiye ngo yaguremo inzu. Oya, ntabwo yambwiye inzu, ahubwo yarambwiye ngo jya kumurogoza cyangwa wigira iwanyu yatware, kuko arayatwara kandi aba bana uzaberekeza he. Ati ndigende yatansanga aha, ndara ntekereza ukuntu ngiye kuyakoresha. Rero ndavuga nti sinajya iwacu yashira nkagaruka, kandi sinayajyana mu bapfumu barayamara ntavurwa, n'ubundi ibibazo byose birahurirana. Mfata umwanzuro wo kujya kugura ahantu. Ndahaguze, ikibanza nakiguze 1 miliyoni yuzuye. Ndubakamo inzu nini cyane ya kadasiteri, ndaza kuyibereka iri muri telefone yanjye. Ndayisakara, ndayikinga uwo munsi. Ibidirishya biruta ibyugi bya dubure binini, nkubitaho byose. Mvuga nti nazuka akagira ubwenge, agasanga narakoze ibi, azavuga ati nta mugore ubaho nk'uyu. Aho kugira ngo nyajyane mu bapfumu ashire, kandi ejo dusubirane ntacyo mera aho anyurira. Ndubaka inzu ya karundura y'ibyumba 5 na salo na douche na toilette. Ndagisakara, ndakikinga. Amafaranga yose nayo nari mfite ashiriraho, ariko basi n'inzu yanjye hari, nibura nagarura ubwenge azasanga narabikoze. Yaje kuza narayanyikinze, azaje gutwara amafaranga. Ageze mu nzu, iyo yasaba mu gicuku yari kunyica. Yasabye mu gitondo kare 12 umugore ari kumuhamagara tugeze he. Ati mpa ya mafaranga. Ndamureba sinavuga. Ati mpa ya mafaranga. Ati nigendere ndayakeneye. Ndamubwira nti rero narayubakishije sheri, ko twagize amasosiyete dushaka kubaka, mbona ntubyitayeho, ngewe ndabikora. Yahise ansanganiza urushyi rwiza. Ibintu byose yakoraga mu myaka twamaranye ntiyarwanaga. Yampimishaga kunkura ku buriri ndaya zikaryama, akampimisha ko muhamagaraga, akamyumvisha ibyo ari gukora ku telefone. Ibikomere byinshi ariko yari atarankubita. Uwo mwanya yahise ankubita urushyi rukomeye. Ndabyuka, mbyutse ajya kuntera umugeri kunda, ntiyanshyikira. Ahita afata icyuma nkubita mu nda mu rubavu. Agisotse rero abana bari babyumvishe batatse, ubuyobozi buramufashe, bumufatiye ku rugi, bamukuruye, gisigara gihagazemo, gikuramo kizana n'amaraso. Bati turagufunga uhohoteye umugore. Ati umugore yanyibye. Ati se yakwibye iki? Ati amafaranga yanyibye, amafaranga yagiye kwipfubuza, ngiye mumumbariza amafaranga yanjye ndamwica. Abayobozi bata amafaranga y'umugabo wibye wayashyize. Ninarayubakishije. Inzu ingana gute? Ni inzu y'amabati 90. Gwererere ngo inzu y'amabati 90 ni ishuri yubakaga, ngo ngiye warama amafaranga yanjye cyangwa mwice. Bati se mabda, inzu y'amabati 90 wubatse imeze iti? Inzu z'agacura amazari zitarahararwa nyine. Ndabereka inzu yari ituye hakurya yacu y'umucamanza, twari dutuye Kamuhoza, umucamanza ari Kimisagara. Ninubatse nk'iriya.
abagabo bose barahaguruka barayireba baravuga bati ahubwo uyu mugore ni intwari natwe wamuduha. Bavuga gutya ati ndamutema mukureho umutwe mwici. Bati tugiye gufunga rero wahohoteye umugore nimba yarubatse koko ni intwari ko wari waramutaye ni intwari. Aravuga ati ndamwica. Bati tumufunge ndapfukama ntimwimfungira umugabo rwose umugabo wanjye ndamukunda azagwa handi ntazagwe kuri nge. Batari kuyu mugore ateye gute uremeye ko tumureka ntimumureke ntago mumufunga ngenda ajya kwivuza ndakira. Twabaye aho bandindisha irondo icyumweru cyose. Nyuma yaho nyine yari yaracururutse aranyihorera akajya abwira wa mupapa ntiyarazi ko ari we wamburiye ati nzamumunyigingira ajye kunyereka basa aho yubatse. Mu gihe mbyara ndi mu cyumba cyanjye nyine ntiyamfasha ntiyagira gute maze ukwezi mbyaye araza arambaza ngo tuzita umwana ryari sheri. Ntekereje cya gikomere nari mfite mu rubavu naraturitse ndarira. Ndize abona yuko ngibabaye arigendera aranyihorera. Hashize umwanya aragaruka ngo ndagushaka mu cyumba. Akaba hari umumama yari amaze iminsi abwiye ngo nishe umugore wanjye nabi ngo muteragura ibyuma ngo none ngo uwo nashakaga gutunga ngo twasanze arwaye sida. Umugore arabimbwira ariko arambwira ati ntuzabivuge. Amaze kumbwira ngo aranshaka mu cyumba naramubwiye aravuze ati ariko urabizi kuko yari azi ko nerekwa hari ibintu byinshi yajyaga akora agahita abona nabibonye akambwira ngo ujya mu bapfumu ngo ese iyo mana usenga ikwereka wenyine ni bwoko ki. Nashatse kumwereka ko nibyo ari yerekwa nabonye ndamubwira nti rero ntinaryamye ninjoro hashize iminsi ndyamye ninjoro ndota uri gutuka umugore agira ibitutsi bibi cyane bibusubiriramo ibitutsi yatukanye uvuga ngo baguteye sida. Ahita yimyoza ngo nibyo ngibyo warose nibyo urwaye sida ukaba uri kumbwira ngo nze mu cyumba n'ibintu wankoreye. Ati ntayo ndwaye atari ko ibyo warose bisa nabyo. Ati ngwino nkwereke mu cyumba. Ndabyuka aho nari ndagenda mpagarara mu muryango w'icyumba sinamwegera. Anyereka urupapuro rugaragaza ko bipimishije bagasanga umugore arwaye sida ariko ngo ni muzima. Ntinabyemezwa n'iki kuri muzima ati tuzajya kwipimisha. Aranshukashuka ntitwanipimishije ahita ambwira tujye kunyereka ahantu wubatse ati humura nta kindi kibazo ngifite. Ndamwemerera tujya kuhareba. Inzara yitambagira abona ko ari nziza ntajya ashima rero ikiza we agishyira hasi akagicurika ikibi kikaba aricyo kijya hejuru. Aratambagira ntiyishima na gato turataha. Tumaze gutaha abwira wa mugabo ngo inzu ndayibonye ngo ariko ntazayibamo ngo nzayijyanamo wa mugore nubwo arwaye sida. Wa mugabo arongera arabimbwira ati shaka icyo ukora reka kuguma uri mu ikode ujye mu nzu wavunikiye. Nafashe ibintu byose ndamuhamagara ndimutse nyirinzu yadusezereye ntaha hahandi. Maze kuhagera hari mu byondo nyine ibinonko by'amatafari mabisi nyibamo gutyo umujinya ari kuramwica ntiyashizwe. Aza kuhataha nawe kugira ngo anyereke ko yishimiye ibyo nakoze agatima kabaye nk'agagaruka. Ati kubera nari umuyobozi mu basilamu ati nta mpamvu yo kuyobora utarakosezeranye reka dusezerane mu idini ujye uyobora abantu nawe warasezeranye. Ni ukuri urakoze. Ndirata ngo niryo ryasezerana Imana yambwiye nico Imana irabikoze nasenze kenshi mvuga ngo niba ari wihindura none irabikoze. Nabumvira reka tujye no mu murenge ati hoya sha ati mu murenge ngiye uzamenye ko ndetse uburaya ati ntabwo nasezerana n'umugore nkiri mu buraya. Ati wowe wajya ukangisha ngo warasezeranye ukantesha umutwe aho nibereye turajya mu rusengero gusa ni nta kibazo. Arasaba arakwa dusezerana mu rusengero ndishima ngo ryasezerana rirasohoye bwahehe ahubwo no bigiye kuba bibi kurusha. Byambereye bibi kurusha. Twamaze gusezerana uwo munsi ndara ntwaye inda n'ubundi twamaze amezi 2 acuramye aryama acuramye. Amakado bari baduhaye bashiki be bari bayaroze turayazana aho tuyarambitse nta n'uwigeze atekereza kuyafungura ahubwo yahise acuramika umutwe aho ya makado twayashyize. Abariho ajya arara kugeza mu mezi 2.
amezi abiri ashize ndamubwira ariko ubukwe bwatubereye inzitizi, ubukwe bwatumye uza ugacurama gutyo, twese twaracuramye umutima nta n'uwigeze kwibuka gufungura ya makado, aho twayashyize nuko yagumye kurinda tumenye ko ari aroze. Mwiyenzaho aho ucuramye nanjye ndiho ndi bucurame, mwiyenzaho njya kuhacurama nanjye birangira nteye inda ducuramyaho. Maze gutwara inda iragenda, hari ukuntu bavuga ngo barayihirika, iragenda turayibura. Hashize amezi 5 njya kwipimisha bati ntanda ufite mada, ariko si umurareba mukumva nyobewe ko ntwite koko, bati ntanda igaragara. Njya mu cyuma kwa Habyarimana bati ntanda ufite, ndagaruka noneho ndasenga kwanza, ndasenga Imana kugeza mu mezi 6 nagiye kwipimisha inda barayibura, nsubiye kwa Habyarimana ariko warayibona, ariko kwa muganga barayibura. Mbana n'inda itagaragara, mba mu kigeragezo cy'uburwayi, simbashe guhaguruka, simbashe kwicara kuri toilette, sinajyagayo. Byaje kurangira uburwayi bubaye uburwayi, ndasenga cyane bikomeye, ndasenga Imana yo mu ijuru, amezi 9 aragera, ariko nginda narayumvaga n'ibise byaraje ariko abaganga ntibayibone. Yarageze njya kubise nk'abandi, njya kwa muganga inda barayibura. Bayibuze bampamagarira ambulance ngo intware kwa muganga, hari saa 4 z'ijoro. Bamaze kuyihamagara nsanga ndi bubagwe byanga bikunda, kandi ndi kumva inda yahiye bwo kuvuka. Urumva twari dutuye irutonde uciye mu Nzove, nibaza ukuntu imodoka iri buvi rutonde ikagera ku Muhima nkiri muzima, numvaga umwana hari yaje kandi ntibamubone. Bagiye guhamagara ambulance no kwandika ibipapuro binjyana, ndasenga Imana nari ndi ku gatanda, ndahumiriza ndasenga Imana yo mu ijuru, ndasenga mbona inzira iraje, ukuntu urureri rugiye rwigiza ukuntu, ariko nkabona ni inzira ishushanyije nk'urureri, iraza inzira ndayibona, umwana ahita nyoroboka avamo aca muri ya nzira nyireba, aba noneho bamvugije induru, ni muganga araza asanga umwana yasohotse, ahita atega amashyi amugwa ku biganza. Kandi igihe cyose guhera ku kwezi kwa mbere kugeza ku mezi 9 ntanda babonaga, kurinda bigeze no kuvuka ntanda babonaga. Imana yo mu ijuru iritamurura, umwana aravuka. Kumbi byari bimuboshye ngo byaragiye bisigara mu itako, birareka aratambuka ariko bisigara mu itako. Shima Imana cyane aho yarahabaye, narayishimye, umwana yaravutse azari na muzima. Nkimara kumubwira ngo ndatwite, yampaye ibinini 30 ngo nimbinywe mbimare, ngo indivemo ntashaka umwana. Ari umugabo ubikubwira? Yego. Ndamureba mbura icyo gukora, nsanga ntabinywa ari bunyicire mutware mu cyumba, ndabifata byose mbicagagurira ku ntoki abibona, ariko nsenga nti Mana undindira umwana, ibi bintu simbikoze ku bwanjye. Ndabimira ibinini 30 kandi bikuramo inda ngo ni 3 gusa, ngewe nabinywe yari 30 byose icyarimwe. Maze kubinywa arabibona ko mbikoze, ati ndakishe, arigendera. Amaze kugenda ndapfukama ndasenga nti Mana undindira umwana, habe ngo no mu nda higeze handya, ntabwo handiye, kandi bikuramo inda ngo byari 3 gusa. Ariko Imana yarandinzira haba, ntinagira uburibwe kugeza mbyaye. Maze kubyara rero bya bintu byitekeye mu itako byambujije kujya mbasha kugenda. Umugabo akomeza nserereza. Wenda turarengaho, yabyakiriye gute abonye icyo yashakaga kitagezweho? Urumva yifuzaga ko indivamo, ariko nyuma abona umwana aravutse, yakubwiye ngo iki? Yarantutse cyane, yumva ko inda yagumyemo, yarantutse cyane, arambwira ngo sindi umugore, ngo ntituzongera no kubana, ngo sinzi kwikontorora, ngo narwaza umuntu mu mutwe, ngo nta nubwo natuma umuntu agera ku iterambere, ajya kurara wenyine. Kugeza mbyaye, kugeza umwana afite umwaka. Umwana yagize umwaka mba mu buriri bwanjye nyine, ariko muri uwo mwaka utaragera yafashe sansa arayizana saa 8 z'ijoro, nari naragiye mu cyumba cy'akadirishya ka toilette, cyari kitaraba toilette, ngishyiramo uburiri aba ariho njya ndara. Noneho ndyamye mu gicuku mbona araje asutse muri supanete, acishije mu kadirishya, nanyanyagije esansi, arasiyemo ikibiriti biragurumana, nshigukira hejuru ntaka cyane. Maze gushigukira hejuru nabuze umuntu wantwitse uwo ari we, mbona ni nabizime ibyo nabonaga, ndataka ariko ndahaguruka, ndavuga reka ngende inyuma ndebe ibintu mbonye ibyo ari byo.
ndasohoka nzenguruka hanze, ngeze kuri ka kadirishya nsanga arahicaye yifashe gutya n'akabido iruhande rwe. Amubaza nti sheri, aka kabido se karimo amata utuzaniye? Ariko narabirebaga ko ari ikibido gisa nabi, numva ikintu kirimo esansi cyasaga nabi, ndagaterura numva ni esansi, ngasubiza hasi na tunini bya esansi ushyira mu modoka, nisubirira kuryama. Ariko mba mbonye icyo narose ko cyari gihari. We yahise yicara gutya igihe ari gutekereza ko abana bashobora guhira muri ya nzu, kumbi ngenda bibona ko ari kurasiramo imyambi mu nzozi. Mvuza induru, umutima uranga, ndazenguruka inzu nsanga arahicaye n'akabido. Nsubira mu nzu ndaryama. Ibyo ntibyagezweho. Bukeye kabiri ntangira kumva amajwi ambwira ngo sohoka mu iyi nzu si yawe. Amajwi akansekera. Ndangije nsenga Imana iminsi 3 ndavuga ngo Mana, nimba uyu mugabo atari uwanjye musohore muri uru rwagende. Nimba ari uwanjye kandi narakomeje mpatiriza urukundo rwaranze. Nimba ari uwanjye ngaho muhindure abo umugabo nyawe, nimba atari we musohora agende. Iminsi 3 narangije amasengesho, yarasohotse aragenda. Hagejeje saa 8 z'amanywa arampamagara ati nasize amafaranga mu ipantaro yandebere. Nta mwenda we wari ukiba mu rugo, yose yarayatwaye. Ipantaro ndebye ndayibona, ndebyemo amafaranga sinayabona, ndamuhamagara ntayarimo. Aza yiruka yakije imodoka arihuta nko mu minota 10 yarageze mu rugo, arayashaka arayabura. Nimba byari ukuri simbizi, nimba ari ayo masengesho nari nasenze simumbaze. Amafaranga amaze kuyabura arasohoka ati muri amafaranga yanjye. Ati na furashe. Nti furashe twayiba ngo tuyikoresha iki? Furashe wayifata ko yareba filime tukayisubiza aho twayikuye. Ntabyo nabonye ibyo bintu uri kumbaza rwose. Asumerera umukozi ngo amukubite ngo afatanyije na nyirabuja kumwiba. Umukozi ati ngewe siniba ntubone naraje gukora iwawe ngo ugire ngo iwacu turabatindi. Ati uburyo wifite nta nubwo wakabaye ugisuku. Ati wowe uri ikigorya. Aramutuka umukozi, yiruka ashaka kumukubita. Umukozi arihungira aragenda, yari afite icyuma hati biraya aragikomezanya arigendera. Umugabo ahita ajya kurega ati umugore yanyibeye amafaranga. Abayobozi baraza, bageze mu rugo bati ubwo yamaze kubahamagara, nanjye mpamagara kwa se wabo murumuna waraza. Aravuga ngo ukuntu twamwibye amafaranga na furashe, ngo none ngo ntagishoboye kubana n'umugore umeze utyo, ngo umugore ngo ubyara ngo akabyara buri munsi ngo nk'imbeba, ngo simushaka. Abayobozi bati none abo bana nabande? Ngo nabanje. Ngo ati ntawe rubanda urimo wenda akaba aricyo kibazo ufite. Ati hoya ntago mushinja uburaya, simushinja n'ubujura, ariko iri byara rye yihaye ntago nge nzabana nawe. Umuyobozi umwe yaramubwiye ati buryo uri igicucu. Ati ntago nari nzi ko uteye gutyo, nakubona mu nzira ugenda nkagira ngo uri umuntu. Ati uzi ko umutungo ufite ari abo bana? Ati nge simba shaka. Murumuna warahaguruka ati umva uyu mugabo yaratunaniye, ni umuvandimwe wanjye simuvugira, ndavuga ndaramye. Nimba udashaka kuba mu rugo rwawe sohoka ugende, kuko uyu mugore n'ubundi waramuzengereje. Ahubwo arakomera, urabyara abana ukamuzanira karera kihangana, none ngo nabo wamubyariye ntubashaka, weho ko akurerera bawe. Yumvishe bamvugira afata imodoka aranduruka arigendera. Ryasengesho nasenze ngo niba atari uwanjye nagende, yahise agenda. Abayobozi na murumuna w'umugabo bati icara mu rugo wirerera abana, aragiye mwihorere. Ndishima ngo ubwo agiye n'ubundi ngiye kufa kurera abana banje, ahubwo byahi birakomeye. Mbese ibibazo nahuye nabyo byari byo kunyigisha nyine ukuntu nayo naranze kumva ko umugabo nta mureka. Yamaze kwigendera ubwe, ibintu bikaza mu gicuku, bikavuga amajwi atandukanye mu mutwe wanjye ngo sohoka mu iyo nzu ugende, ngo si yawe. Bigaseka amajwi atandukanye, harimo ay'abakobwa n'ay'abagabo. Narwanye nabyo hafi icyumweru, bigezeho numva ngiye gukuramo imyenda, numva rwose sikwingi zo kuyikuramo ngo niruke zaje. Ariko kubera Imana yari ikintangiriye, narasohotse ngeze muri salo, abana bari muri filime, harimo n'uwo mwabonye ngo ushaka gutanga ubuhamya ariko sinshobora kumwemerera. Aravuga, ndamubwira ni mwana wa ndumva ngiye kwiyambura nirukire nibisazi n'ibintu bikumbwira ngo ninambura ubusa. Ararira arambwira ngo mama, ngo hano hantu hashaka iki? Hari hashize igihe bavuga ngo umugore ngo umugabo yisha muteraho imboga,
arambwira ati mama aha hantu haguruka ugende niba udashaka gupfa nka wa muntu bateyeho imboga. Ibisazi byamagurukanye binkura mu nzu cyo kora sinambara ubusa ntega imodoka nza Nyabugogo ntazi yo ndi kujya ntega indi ngikabuga ntazi sikabuga sinari impazi ngeze ikabuga ndeba hakurya ndareba amazu yaho mbaza umunyonzi ni hari ahitwa ngo iki ati hitwa Rugende ntinjyana yo nje gushaka inzu ngenda gutyo ngiye gushaka inzu maze kwishyura ya nzu nari ndushye cyane umunaniro mwinshi ndamburamo igitenge ndaryama naje kubyuka bya bintu bitakiri kumbwira ngo vaho naje kubyuka noneho mbasha kugenda ubundi nuriraga moto banteruye nkayururuka banteruye nteye intambwe numva ndatambutse biremeye havuga bya bintu yanzu banza atari yanjye kwere nibwo nafasha abana rero tugenda kuba mu bwo buzima bw'ahantu hitwa Nyakariro tubayeyo bikomeye inzara ari yose ariko Imana irahaturindira nkajya ndeba abantu bose bigira indaya nkavuga ntibara bose kuki Imana yabahaye kurya nkumva abantu ngo bataye abana mu matuwarete ntariko ngewe kuki Imana wangize gutya abana nabihambiriyeho ni benshi nkaho nanjye wampaye cyo kubarera ahubwo inzara iratwishe Imana yikubwiye ngo nkubakiye urugo ihabwe bigiye kurusenya irarusenya ugakakara hahandi utabasha kwihangana Imana niho igutegeye rero iyo ibibazo bikomeye biba bigiye kurangira bigira ngo bansuzume kwihangana kwawe nk'ibyo natekereza nka nanjye najya mu buraya kandi Imana ni rwose ntiwenda abana banjye bakarya hashira umwanya ntituni biragatsindwa Imana ibindinde biragahera ibyo byose byari bigeragezo ngo Imana irebe uko nitwara igihe cyarageze rero nkomeza nsenga ariko ntago nemeraga ubuhanuzi umuntu ambwiye aka kanya nasanze bunasenye ngo nyinshi ubuhanuzi umuntu yambwiraga narasengaga nkavuga nti Imana niba udashoboye kunyerekera ari ngewe wintumaho umuntu ni umuntu nyibwirira ndibuka aho bambwira ko umugabo atari uwanjye naje kubona inzozi zimbwira ngo umwijima ntubana n'umucyo cyo ni icyambere nongera gusenga mbwira Imana nti ngiye sinzava mu rugo rwanjye irangendera riti nkwambukije ikiraro nubwo kigoye kucyambuka ariko nucyambuka uramenye ntuzasubira inyuma kuko uzahapfira cyari ukunkura mu rugo rwanjye nyine urumva kuruvamo ntibyari byoroshye ariko nkimara kuruvamo ngo ninsubira inyuma gushaka ibyaho no kuhagwa nzahagwa ibyo byose byari ibimenyetso bitavuye ku muhanuzi bivuye mu ijwi Imana impaye byarangiye rero mpavuye koko ariko ndongera ndirwanirira njya ku mupfumu avuga ibintu bihuye n'ibyo nabonye mu nzozi yafashe utuntu akajya tuvugisha tukagenda kandi ari utuntu tumeze nk'uduseke tukagenda ku murongo kamwe kakagwa twari tubiri kakagwa kubi kameze gutya biba gatatu kagwa arambwira ngo yewe ngo ntago ngo urugo rwawe nurusubiramo ngo hari umuntu uzahagwa we ntiyamenye uwo ari we ariko njye Imana yarambwiye ngo nusubira inyuma no gupfa uzapfa amaze kumbwira ngo kuriya kuntu kari guhirima ni icyerekana ko hazaga umuntu nusubira mu rugo rwawe ndavuga burya abapfumu nabo bahura n'abahanuzi rero ariko sinagira icyo mubwira ndataha ndavuga nti urugo sinzarusubiramo birarangiye nta nubwo nkirushaka ahubwo koko ngiye gukizwa niho nafatiye agakiza rero ndakizwa niho nagendaga nkomeza kubwirwa yuko nkorewe ubukwe hari n'uwabimpanuriye ndamwibariza nti mbabarira umbwiza ukuri ngiwe mbwiwe ubukwe kenshi imyaka mbimaranye ni myinshi ese n'ubukwe bwo gupfa cyangwa n'ubwo kwambara ivara arambwira ngo n'ubukwe bwo kwambara ivara ngo kandi umugabo wawe nazajya kubona azicuza impamvu yaguhemukiye maze kubwirwa gutyo rero nubwo nakijijwe neza noneho neruye abasilamu mbereka ko nakijijwe Imana nayiboneye mu gakiza ntabwo byari byoroshye Imana ishimwe habwa icyubahiro si byinshi navuga rero mpereye hasi bwakwira bugacya kuko ubuhamya bwanjye ni burebure hari ababuzi kuri Zaburi nshya hari ababuzi kuyoboka Imana no ku yandi macano menshi ni burebure bufata amasaha 2 kandi urumva hagiye hiyongeramo ubundi bya 3 twasoreza aho ariko nshima Imana ko yangiriye neza yankoreye ubukwe ntatekerezaga umuntu utihangana rwose apfa nabi Imana itamushimishije nkuko yanshimishije ndagira inama abantu bose babwiwe ko amasezerano menshi kandi bayabitse azasohora nta sezerano ryavuye ku Mana ridasohora kereka ryavuye kuri dayimoni
Imana ishimwe hanyuma haba icyubahiro. ugereranyije ubuzima urimo uyu munsi n'ubwo uvuyemo ubona harimo itandukaniro ringana iki? Abana banjye bariga, nanjye meze neza, naje nkimara gukizwa nafashe nari umutayeri ubundi, maze gukizwa nabonye umuntu ntera inkunga y'imashini, ndadoda ibintu bigenda neza, mbasha gutunga umuryango, mbasha kwishyurira abana ishuri. Umutware nahawe nawe mu myaka 2 namuhaye nta kintu twigeze duhuriraho kitajyanye. N'umushyitsi wazaga mu rugo yamwakiriraga kuri telefone ati ndakwakiriye mushyitsi, nawe abamusuye akabampera kuri telefone nkabakira, mbese nk'abantu babana. Imyaka 2 tumaranye irenga n'igice hafi igiye kuba 3, namuboneyeho byinshi kandi byiza, mbona atandukanye n'abagabo nabonye. Ndishima cyane, numvaga nta muntu uzigera nshimisha mu buzima, nta rukundo rundi nari ngifite, nari narabiretse, ariko kubw'uko nagiye mubona byatumye rugenda ruza, turakundana ndetse cyane. Kandi Imana ikomeze kudushyigikira kuko niyo yabikoze byari birebire, kuko iyo abatari yo yabikoze hari ibintu biba byarangiritse mu minsi y'ubukwe. Hanyuma umuntu ashobora kwibaza kuva mu Bisilamu ukajya mu barokore, ngira ngo ni ikintu kiba kidasanzwe, bisaba imbaraga nyinshi. Aba wenda wari ufite inshuti nyinshi mu Bisilamu, abo mwasenganye, abo mwabanaga mu buzima bwa buri munsi, abo wayoboraga mu Bisilamu, babyakire gute babonye uhinduye idini? Abantu ntago bapfuye kubimenya ko nahinduye idini, ahubwo babimenye mu gihe cy'ubukwe. Bose ntanze ubutumire nibwo babimenye ko nahinduye idini, bambaza byinshi bati kuki wahinduye idini. Ndababwira nti ngewe nahinduye idini kubera Imana yabikoze, sinjye. Yaba ari nge sinari kurihindura, kandi yaba umuntu waje kunyigisha sinari guhindura idini, uretse Imana nyine yabikoze. Naboneyemo byinshi, nta musiramu nabonye mu gahinda kanjye, nta n'uwambajije. Umusiramu umwe niwe nigeze kubwira nti inzara iranyishe, ambwira ngo Nyagasana azabyoroshya, ambwira ngo nihangane ngo Imana irahari. Mburaye kandi afite amafaranga, ndarira agahinda karanyica, kuko ihanganisha uburaye. Buriya nta muntu wasenga ashonje, kirazira. Nubwo twagiye dusenga y'agahato, ariko wajyaga gusenga ukavuga ijambo rimwe kubera inzara ukumva ucitse imbaraga. N'Imana imaze kumbwira ngo nzasengera abarwayi mpereye ku mwana wanjye, yarabikoze. Urumva ko Imana yahoraga imbwira ngo yambaye isura itariye, byaje kubaho koko ndabibona. Siniyumvisha ukuntu waba ufite uruhu rusa rutya ngo umuntu akubwire ngo wambaye isura itari yawe ubyumve, ariko narabibonye koko. Nyuma yaho umwana yaje kongera ararwara, ariko yarwaye amaze igihe, kuko ibyo bintu byamufataga buri cyumweru kandi saa 10. Maze kumusengera haciyeho imyaka 3 bitamufata, byongera kumufata. Rero ngo Imana inyereka yasuye itariye koko yambaye, ariko naratangaye. Ubwo biramufata, ndavuga nti uyu mwana ejo yazakura akambaza impamvu ntamujyana kwa muganga. Reka dusenga ariko tujye no kwa muganga. Tujya kwa muganga, bamutera amaserumu. Umunsi wo yakangukiyeho, cyokora yakangutse akibuka ibintu byose, arambaza ngo haturi nihe Mana? Ni kwa muganga. Ati dutahe rero sinsubira kurara kwa muganga. Arabyuka aricara ati sinsubira kurara kwa muganga. Muganga ati humura murataha n'ubundi. Ariko muganga aje amurebye asanga yahindutse ikintu cy'igikara, uruhu rw'igikara tsiriri cy'inzoka. Hari inzoka z'ibikara cy'igikara guhera mu maso kumanuka kugera hari hasi. Muganga ati mama ati ibi ni ibiki? Nanjye ntago mbizi. Ati none se umwana wamuzanye kwa muganga ameze gutya? Ni hoya. Ati rero ugenda umugurira isabune yo kumwoza, arayimbwira ati n'amavuta ya urebe ibi bintu ndabona bidasanzwe. Turitahira. Tugeze mu rugo nanjye nkomeje kureba uruhu mbona ntirusanzwe. Bukeye ruratangira rwomokera hano mu biganza. Ruromoka nka rwa ruhu rw'umuntu wahiye. Ariko ruromoka ntirwintu ruveho, ruromoka rwa ruhu rwose rw'umukara nabonye, ruromoka rugera mu birenge rwomotse, kiriho ari ikintu kanda gutyo ukamubaza ati se nturi kubabara? Ati hoya. Ruromoka rumaze komoka no mu birenge hose, yarabyutse ahagaze ruratakara, ruriyambura ruratakara nk'umwenda uciye hasi. Arangije akivamo aragenda n'ibirenge rwose afite imbaraga. Ati ubwo ni mu mama kayinje kwiga, ariko se mwana abantu uri kubabara mu kirenge uruhu rwose ruvuyeho
umubiri usigara ari muzima nta kibazo ufite, cya kintu cyose kimwomorotseho kivuyeho. Tavuga ariko Imana ni igitangaza. Imana ikubwira ibintu ikabikwereka mu gihe kingana n'imyaka ingana gutya. Yambwiye ko yambaye uruhu rundi rutari urwe ngo izarumukuraho, none nuko bigenze. Ndumirwa ntangarira Imana, nanabifotoye mbyereka abantu benshi barumirwa. Imana irashoboye, narayibonye bikomeye, narayibonye ndi kurya. Imana ni igitangaza, nayivuga bukira bugacya. Yego. Nukuri Ndumva ari ibintu bidasanzwe. Hanyuma nagira ngo tubwire ku munsi wawe wo gusorezwaho isezerano ryo ko Imana igukoreye ubukwe, ni ikihe kintu kidasanzwe cyagukoze ku mutima ku munsi wawe wo gusezerana? Ko gusezerana Imana narayitangariye. Umunsi twari dutegereje ubukwe yari kugera mu Rwanda ku itariki 10, ku itariki 7 pasiporo arayita. Atinya kubimbwira, ariko bigezeho ati pasiporo nayitaye. Ati sheri sinzi ukuntu nzaza. Nariko sha nimba Imana ariyo yavuze uzaza, nimba atariyo yavuze ubwo birapfuye nyine. Ati ngewe rero ntabwo nzaza kandi nzongera kuboneka mu kwezi kwa 3. Ariko rwose nihagararaho, ariko numva ndapfuye. Nibaza ukuntu ngiye kubwira abantu ngo ubukwe bwasubitswe, ibintu biranyobera. Ndasenga ndamubwira ngo nimba ari Imana yavuze ubukwe buzaba, nimba atari byo yabivuze ubwo nta buhari nyine, kandi kuyizera turayizeye. Bwarakeye arambwira ati yewe, ati burya ya Mana yawe irakomeye. Ati ngewe ntabwo naragiye ku rutonde rwa migrasiyo, nsanga iyo umuntu ataye pasiporo bamuhindi y'iminsi mike. Ati nzaza rero. Ndamubwira nti Imana ishimwe, ni Imana yabivuze kandi irabikoze. Yaje kuza bitunguranye mu kindi gihe kirenze, kuko yaje hasigaye iminsi 7 gusa ngo ubukwe bube. Ndishima cyane, icyo ni icyambere nayishimira. Nongeye gufatwa n'ibintu birantwara akaboko karagenda gutya kagenda kandi kinjira mu mubiri mindani, hasigara kano gatoya gutya. Kagiye ariko bindya cyane bikomeye. Tavuga se Mana, kuko nimba warateguye ubukwe ugiye kunkoresha ubukwe ndi ikimuga, akaboko ko kagiye nkakarambura bikanga neza burundu. Ndasenga Imana, mpamagara pasiteri wacu ndamubwira ibyambayeho, warasenga turasenga, mbona akaboko karagarutse, ariko kugira ngo kagaruke byari intambara kuko byarandyaga cyane biteye ubwoba. Nabonye Imana rero mu gihe gikwiriye, kuko ibintu byose twari twarapanze, hari ibyo twari twaragiye dukuramo tuti ibingibi ntituzabikora biragoye, ariko Imana yo mu ijuru itajibura kugenza byose byarakozwe. Twari twaravuze ngo ntituzasaba nta gusaba no gukwa birimo, ibyo tuzabireka tujye mu murenge tujye no mu rusengero gusa. Ariko byose byabaye, dote biraba no mu murenge n'urusengero. Shima Imana yo mu ijuru. Murabona ukuntu ubukwe bwabanje kugorana. Mu murenge bakaduha isaha ya 8, ku rusengero urumva twagombaga kuhagera saa 10, tuhagera saa 12 kubera amambutiyaje. Ariko Imana ibyo yakoze yaranze irabikora birasohora. Shima Imana rero ko itagira isezerano ryayo ritajya rihera. Ku muntu wayizeye kandi akihangana riratinda ariko ntirihera. Isezerano ry'Imana riratinda ariko ntirihera. Hari abantu benshi tujya dusengana, Imana ikamubwira ati wenda ukiza uburwayi. Hari Imana yabwiye ngo akize sida, irongerera amubwira ngo abana be bagiye kubaho neza. Hashize ukwezi ati isezerano rivugwa ntirisohore, genda rihaze. Ukwezi kumwe. Ukumwe. Naramubwiye nti uribuka ko ngewe maranye imyaka 10 isezerano ry'ubukwe, kandi mpamya ko buzaba. Kandi isezerano ry'Imana riratinda, hakaba igihe ari wowe uritinza kubera ibintu uri gukora, hakaba n'igihe ritinda kubera yuko rigomba gutinda iri kugutegurira ibintu byiza. Ariko rirasohora yari Imana yarivuze. Shimye Imana rero kandi mpumuriza n'abantu bose ndacyabisubiramo. Hari benshi bategereje ubukwe bumaze imyaka myinshi, hari benshi bategereje kuzahozwa amarira bimaze imyaka myinshi, bikwitotomba kuko Imana ibiri kugutegurira ejo hawe hazaza. Yego. Imana guha umugisha. Yego. Ngira ngo hari ubutumwa wagenera abana bawe bashaka kuzakurikirana kino kiganiro, hari ubutumwa wagenera umutware wawe dusanze adahari, kugira ngo tubone gusoza ikiganiro. Nubuhe butumwa wabagenera muri uyu mwanya? Niri ijambo wumva wababwira?
abana banjye nabaha ijambo ryo kwihangana kandi barabizi uburyo nagiye nihanganamo. Nagiye mpura n'ibigusha byinshi bingerageza mbasha kwihangana, nkongera nkababwira gukunda papa wabo kuko burya bajya bavuga ngo ibyaye ikibazo irakirigata, kandi nibwo yaba ari umusazi aba ari umubyeyi wawe. Ntago bemera kumubabarira, bikambabaza rero kuko kutababarira nabyo si byiza. Nabaha ubutumwa buvuga ngo bababarire cyane kandi bababarire. Nkuriya mukobwa uri hariya washaka gutanga ubuhamya yavuga byinshi bikarangira na se bamufunze, ariko icyo nifuza nuko yamubabarira n'abandi bavandimwe bose. Nk'ubwo urumva uwo mwana watereweho icyuma, ibyo bintu nabimenya ntago byaba byiza, kandi amaze gukura arabyumva. Uwo nguwo wanywereweho imiti myinshi bampagarikiye ngo apfire mu nda, urumva ibyo byose babimenye ni intambara zikomeye. Ariko numva bababarira papa wabo bakamukunda, nawe siwe, ngewe nibaza ko byari uburozi siwe. Imana ikomeze kudushyigikira. Abandi bose batababarira, umugabo akuzanira umwana ukamwanga barabikora, cyangwa ugasanga umwana wasanze mu rugo ukamwanga. Ndabaha urugero ku mwana nareze ari uruhinja bamunjugunyiye, kugeza ubu nkaba mureze imyaka 10. Imana kandi ikimfasha nkabona ibyo kumuha, simwereka ko ndi mukase, simwereka ubugome. Ibyo bintu abamama benshi barabigira, kuko nabonye abamama benshi bangiriye inama yo kwica uwo mwana, ariko burya umwana barengana. Nimba ushatse umugabo afite abana ugomba kubafata nk'abawe. Haba yaguhaye ibyo kurya byo kubagaburira, ni gute ushaka guha umwana wawe mu cyumba uw'umugabo ukamwima? Ibyo ni amakosa akomeye, ndabagira inama kandi cyane. Ntabwo ari byiza kwanga umwana w'umugabo, cyane n'umuryango w'umugabo kuwanga si byiza, kandi ababyeyi barabikora bimeze gutyo. Umuntu wakoraga nk'icyo kintu ndamugira inama yo kubabarira, akagira impuhwe, umwana w'abanarengana. Mu rukundo nagiranye n'umugabo wangoraga bigoye, navanywemo nuko hajemo kuroga, sinifuzaga gusenya. Umumama ufite umugabo udasambana ngo abimwereke, akaba atamukubita, akwiye kwihanganira ibindi byose bibaho akora. Kuko tugiye mu mwigenzura twasanga abagabo bakora byinshi byatugusha kure, tugasanga abagore bakora byinshi. Ibintu umugabo wanjye yankoreraga byari ibyo kumuca inyuma, nanjye nkigira indaya, tukajya duhurira mu rugo twese turi za Kabwera. Ibyo bintu barabikora benshi, ariko nukuri ndabagira inama nyinshi kandi ntiretse n'undi wese wazankenera akamamagara nzamugira inama. Nagiye ngira abamama inama bafite abagabo ingo zishaka gusenyuka, nkabagira inama nkabunga. Umumama umwe niwe wambwiye ati kubera iki wowe wirengagiza ko nta mugabo ugira ukabasha kunga abantu nkatwe? Ni ngewe rero siniyumvisha ko nagira umugabo, kuko niba mfite abana b'inkumi n'abasore byanga bikunda. Umusore ninjira mu nzu nkabona ari umugabo mfite, inkumi zanjye ninjira mu nzu nkabona ari abana mfite, bitanyemerera kugira ishyari ry'uko umuntu afite umugabo ngo mbe ntamugira inama. Nimba ntuye muri uyu muryango ufite umugabo batuye hano bararwanye, ngo nibe nawe ufite umugabo nkajya mu nyuro nyinshi. Nge nabagiraga inama nk'umubyeyi, kandi nzahora ndi umubyeyi. Abantu benshi barankunda, nabonye aba diaspora benshi bangira mama kandi banduta. Undi wese uzashaka ko mugira inama ndahari kuyimugira. Reka tugushimire kubw'umwanya uduhaye kugira ngo tubashe kuganira, tuvuge ngo Imana iguhe umugisha, kandi nasoza mvuga ni Imana izagushyigikire, urugo rwanyu Imana izabaha ibyiza byose muzifuza, kandi Imana izarukomeze, Imana izabagire neza muri byose. Wakoze kutwakira rero, ngira ngo dusoze dusenga nkuko twatangiye dusenga, kugira ngo tunasengera abantu. Urasengera abantu bafite ibibazo bigiye bitandukanye, hari abafite ayo masezerano ariko babona atinze gusohora, bakaba bashaka kwicira inzira. Ubasengere kugira ngo basabire Imana kugira kwihangana ndetse no gukomera. Usengere n'abantu bafite ingo uyu munsi Satani ashaka gusenya, kugira ngo nabo bakomere kandi bagire kwizera ko Imana izakora ibirenze. Ni karibu no gusenga Imana, tubone gusoza ikiganiro cyacu. Uzi kugira ngo Imana ibe yaraguhaye abana 8 n'uwa 9 ugeretseho, ubajyana udafite aho ugiye. Nirangiza twagiye tugiye gushyingura umuntu, dusanga abana 2 ntase bagira, bose yababyaye bitandukanye. Baramfata gutya bati ntuduseka, kandi ntibari banzi ndi mu nzara imeze gutyo. Imana ikomeza inyongerera imigisha nk'iyo, kandi nta kintu impaye cyo kubaha.
cyane rero Imana yabonye ubwihanganye bwanjye mfata imfubyi ndagenda nabona turaburaye nkiherera noneho akaba arizo nyibwira ntabwo nari nkivuga abanjye vuga ariko koko Mana wampaye imfubyi none ntacyo kubagaburira umpaye eje imfubyi nijya mu muhanda ikaba mayibobo abantu bazavuga ngo nuko atari nyina ibi ni biki Imana ariko Imana itagibura kugenza yarabikoze mu gihe gikomeye cyane iyi ntuza yaje corona yateje ibintu byari bikomeye ku buryo babana bari kuba mayibobo koko ariko Imana ntiyabikunze yarabirebaga ko igomba kuzabagaburira igihe kigeze yarangaburiye muri corona ndayishima babana barishima kugeza na n'uyu bariga nabanje bose harayabona kuye mu ishuri kugira ngo imfubyi zige ni ibintu byari bikomeye nta n'umuntu wabasha kubishobora ariko wabashije kubishobora Imana imugirira neza ni ukuri n'undi wari we wese ntazatererana imfubyi ntuzatererana abana b'umugabo buryo baba babaye imfubyi abana badafite mama wabo baba ari imfubyi ubereka kuri mama ukabereka umutima mwiza kandi Imana ikakugirira neza ugasanga ahubwo umugabo ntimuri kuvuga rumwe ariko abana murakuje muraganira ibintu bikagenda neza bityo rero nabasengera Imana tuvuze bwakwira bugacya n'ibirebure hari ubundi buhamya nciyemo bw'isaha n'igice hafi tuzafata ikindi gice nta kibazo birebeye sawa murakoze Uwiteka Imana igira neza Imana ikiranuka Imana irebera hose icyarimwe turagushimye tugushimiye neza n'ubuntu bwawe tugushimiye ikiganiro wateguriye soza turi amahoro izina ryawe rishimwe nuko rero Mana igira neza ndasengera ingo nyinshi ziri gusenyuka Uwiteka Mwami Imana zigendeye ku buhanuzi bw'ibinyoma ndazisengeye mu izina rya Yesu imbaraga n'amavuta Uwiteka nyiringabo usange ingo za benshi ziri gusenyuka maze uzubake uri Imana y'ukuri n'ubugingo irebera hose icyarimwe ukamenya ibikwiriye ndakwinginze Mwami Imana ngo ababyeyi kwihangana ababyeyi bashengutse imitima ni benshi Uwiteka bari abameze nkanjye kugeza ubu ni benshi ariko Mwami Imana urabarebesha amaso y'imbabazi urabarebesha amaso y'impuhwe ngaho numanukire mu ngo zabo amarira yuzuye amarira ndabasengeye mu izina rya Yesu nukubitire kure abadayimoni basenya ingo z'iki gihe nukubitire kure dayimoni usenya ingo mu izina rya Yesu ndatokesha abadayimoni mu izina rya Yesu uri Imana ishobora byose irebera hose icyarimwe ukamenya ibikwiriye ndasengera imfubyi zifite amarira ku iki gihe ndasengeye Mwami Imana izo mfubyi zose uzigenderera Uwiteka abarwaye indwara zitandukanye nubagirire neza uri Imana ishoboye byose kandi ukamenya ibikwiriye za moroyide zateye ndazirukanye ku buzima bw'abantu Uwiteka nyiringabo indwara ziterwa na dayimoni ndazisezereye uyu mwanya ndakubitira kure ndatwika ndakongora ibyiyoberanya mu izina rya Yesu ngaho nusohoza abasezerano ya buri mumwe Uwiteka nyiringabo utagendeye ku maranga mutima dore turabizi ko nta maranga mutima ugira Mwami Imana wakwikomejeho umugirira neza Mwami Imana wakwiyubatseho nukurura murengera urakoze kubikoze nyiri cyubahiro nusange benshi bari mu bitaro bitandukanye abari muri koma bamaze mu imyaka myinshi itabarika wongera ubakangure babashe kugaruka uri Imana yumva gusenga nugenderera abarwayi b'impyiko nugenderera abarwayi umugongo nugenderera abarwayi imitwe idakira Uwiteka nyiringabo barozwa amaroza atandukanye kandi babuze ubuvuzi ndakwinginze ngo ubaho ubwishingizi nyiringabo manura ubwishingizi bwawe muri farumasi idahomba manura ubwishingizi bwawe muri ya miti itavangiye maze wongere ubavure kubw'imbabazi zawe ayiwe uzibikwiriye tutari twagusaba cyane ingo zibabaye zindi nyinshi Uwiteka nyiringabo numanuke wongera utugirire neza uturengere aba banyamakuru bawe ndabasengeye ndabingingiye Imana ngo wongere ukomeze kubarinda dore nabo baba bakoze umurimo utandukanye wajya kuvuga ngo nzabwira abanyamahanga nkibazaho nzahurira nabyo kumbi wari warateguye ibyuma nk'ibi ngo mbivugireho ndabasengera mbasabira umugisha mwinshi ko babasha gutega amatwi abantu Uwiteka nubagirire neza wongera ubagurira imbago ni mu izina rya Yesu bagiye guhaguruka bagenda ndakwinginze ngo ugendane nabo natwe dusigaye muri uru rugo duhundagazeho amahoro duhundagazeho imigisha nubwo ubukwe bwabwo baye ariko Satana ateze imitego myinshi dayimoni ziba zishinyitse amenyo turazamurura mu izina rya Yesu
urishobora byose, uri ndiho kandi uzahoraho, uri igiti cy'inganzamarumbu, uri isambu itarumba. Ngaho mwami Imana ntitugutotesheje amagambo, bidukwiriye byose urabizi, ibyo ushaka n'ibyo ushima bari byo uduhera ubuntu. Urakoze Yesu, amen. Amen. Hanyuma hari abantu baba badukurikiranye bashobora kuba bavuze bati uriya mubyeyi twumvise yatugira inama, yadusengera se cyangwa se yaduha no ku mpuguro zitandukanye, reka tugusaba utange nimero zawe za telefone. Nimero yanjye ni 0783 53 44 65. Murayisubiramo. 0783 53 44 65. Murakoze. Reka tubashimire inshuti zacu mubana natwe mu biganiro tugenda tubagezaho. Uramutse ufite ibitekerezo, amakuru, ubuhamya cyangwa se inyunganizi wadusangiza, waduhamagara kuri nimero 078 33 510 63 078 33 510 63. Mukomeze mugire ibihe byiza. Mwari kumwe na Nezimana Daniel, turabakunda cyane.